Abakunzi ba Rubavu Buy & Sell turabasuhuje mukomere cyane. Iyi ni channel ibagezaho amazu agurishwa n'akodeshwa mu karere ka Rubavu, n'ibibanza, ubutaka n'ibindi bijyanye nabyo. Hari n'inama zimwe na zimwe tujya dushyiraho ariko zijyanye n'igura n'igurisha ry'ubutaka. Turabasuhuje rero abari mu Rwanda, mu ntara enye z'igihugu n'umujyi wa Kigali mwese, abari hanze y'igihugu badukurikira, turabasuhuje tubifuriza amahoro y'Imana, dushimira kandi abamaze gukora subscribe, dushimira n'abagiye kuyikora. Wowe dusuye niba ari ubwa mbere kanda subscribe, ntuzajya ucikwa n'amakuru ajyanye n'igura n'igurisha mu karere ka Rubavu. Uyu munsi rero Rubavu Buy & Sell yabazaniye inzu igurishwa, iragurishwa miliyoni 26. Ni inzu nziza nini iri mu kibanza kinini ahantu heza. Ikibanza gifite metero ku muhanda, hafite metero 26, kujya inyuma ni metero 30. Urumva ni hanini cyane. Inzu yo ifite ibyumba 7 na salon na salle de bain enye na salle à manger. Ikagira ibaraza ry'imbere n'inyuma. Mbese ni inzu ya vuba. Wenda ntabwo irangiye neza, hari amasuku atarakorwa, igipangu. Mbese nk'uko mubibona hari ibintu biri kuburaho kugira ngo irangire, ariko ikaba iri ahantu heza cyane cyane. Ariko ushobora kuhagura ku bijyanye na business, kuko ni hafi y'amashuri, ni hafi ya kaminuza ya UTB GISENYI. Ariko kaminuza nk'uko mubizi iri mu murenge wa Rubavu, mu kagari ka Buhaza, inyuma gato y'ibitaro bya centre de santé ya Byare. Nuvuga ngo ni inzu biri kumwe neza neza, nta ntuzune, nta yindi nzu cyangwa iki iri hagati, birakurikiranye. Iri kuri uwo muhanda munini principal. Urumva ni ahantu heza, bari kubaka amazu agezweho, aya macumbi, kubera ko abakiriya baraboneka cyane kubera iyo kaminuza ihari. Ubutaka ni bunini, ushaka washyiramo ayandi mazu, ushaka wayigira, mbese ni byinshi. Ushaka ibindi bisobanuro rwose waduhamagara kuri nimero zacu 078 33 03 5 Hano rero iyi nzu, ubu n'izi nsina zose muri kubona hano hahinze insina, naho ni mu kibanza. Kubona ni ahantu hanini cyane, ni ahantu hanini nkuko nabivuze, metero 26 kuri 30. Nawe uzipime aho uherereye urebe uko ikibanza kiraba kingana. Ni hanini cyane, gifite ibyangombwa by'ubutaka byuzuye, nta kibazo. No kugura tugakora mitasiyo bikarangira. Wasuye ugashima, tuguhuza na nyiri inzu. Hari igihe no kuri icyo giciro ashobora kugabanyaho makeya. Dore ngaho hariya hirya ubona ni kuri kaminuza neza kuri UTB, imwe yahoze ari RTUC. Biri kumwe neza. Urumva ko yaba amazu y'amacumbi, yaba ibindi, wanahaguruka hashyira kabari cyangwa se izindi business washaka ku giti cyawe. Ni imari, mbese muri make ni imari ku bashoramari cyangwa se umuntu ushaka gutunga ubutaka i Rubavu. Bose namushishikariza, cyangwa se yaba abaze neza aguze aha hantu akahategura, ubundi amafaranga akaboneka, kuko ikoze ku muhanda munini mwiza. Ni hafi y'umuhanda wa kaburimbo, kuko iyo uvuye aho kuri bitaro ni kaburimbo, ukinjira inyuma ya centre de santé niho hari iyo kaminuza. Niho adresse ni iyo ngiyo, nta yindi. Hano rero iyi nzu iragurishwa miliyoni 26, ikaba iyawe. Tukagukorera mitasiyo, icyangombwa kikakujyaho rwose, ukahategura, ubundi amafaranga akaboneka. Dore ngo umuhanda, urabona ko umuhanda usobanutse, nta kibazo cyo kuvuga ngo urakatakata mu tuveni. Ni ku muhanda munini waho kuri iyo kaminuza. Ngiyi nzu ifite ibyumba 7 na salon na salle à manger, binini cyane. Nkuko nibona ni inzu nini cyane, ifite ni nini, inzu nini yubatse, ifite 15.
inzu ifite ubugari bwa 15 urumva ko atari inzu yoroshye, ni inzu nini cyane. Icyiza cyayo ni ukuri no mu kibanza kinini. Ubwo n'izo nsina ubona hirya nazo ziri mu kibanza cy'iyi nzu. Urabona ushyizeho korotire ukayikorera amasuku yandi ikarangira, kuko ni inzu ya vuba, yubatswe vuba, ntabwo ari iya kera. Urabona ko ari inzu nziza cyane. Tubibutsa kandi gukora subscribe kuri iyi channel Rubavu Buy and Sell kugira ngo tujye tubagezaho amazu meza nk'aya ngaya, ariko ibiciro byiza, afite ibyangombwa byiza byuzuye nta kibazo. Tuba twamaze gucekinga ko nta kibazo cy'amakimbirane cyangwa ikindi icyo ari cyo cyose, rwose ku buryo utanga amafaranga yawe utekanye, ibyo washaka gukora n'ubundi bikagenda neza. Iyi nzu rero rwose uyiguze mu minsi mikeya cyangwa se yamaze kuba iyawe, nibwo wamenya agaciro kayo cyangwa se agaciro k'ahantu ugiye kugura, ahantu waba waguze. Aho ni inyuma, ni mu gikari, iyo ni Force Boutique. Urabona ko ikoreye imeneye, ni nini cyane nayo, kandi yo irakoze. Ubwo ibisigaye ni ama installation y'amatoilette yo mu nzu, amafinisage n'igipangu, ariko Force yo irakoze rwose, nta kintu wayikoraho. Aho ni mu gikari, iyo ni ibaraza ry'inyuma mu gikari. Izo nsina ubona ziri muri pariseri, bigarukiye kuri ako gapangu ubona katuzuye, gukomeza no hirya hose harimo. Urabona ko ari pariseri nini, ushaka inyuma washyiramo n'amazu y'amanegise menshi yo gukodesha rwose. Ni hanini cyane, ni hanini, kandi ku giciro hariho ntabwo hahenze ugereranije n'ibiciro biri aho hantu. Harahenda cyane. Abashoramari benshi bafite amafaranga bazi agaciro k'ubutaka rwose barahagura, kandi ni ahantu hari guturwa cyane cyane mu buryo bugezweho, kuko imihanda yaho irakase, amazi, amashanyarazi birahari, buri kimwe cyose, amashuri. Iyi nzu kandi buriya kuyivaho ujya ku bitaro bya Ndengera ni hafi cyane. Uvuga ngo iri hagati, iri hamwe na kaminuza, ikagira ibitaro, yaba centre de santé, yaba privé, amashuri ya maternelle, amashuri ya primaire, yo niyo bikurikiranye. Urumva ko ari ahantu heza cyane. Kuhagura ari ibikorwa remezo byiza bisobanutse, ku buryo n'umwana wawe atabura aho yiga. Murakoze cyane, turabashimiye, mukomeze mugubwe neza. Murakoze, twibutsa gukora subscribe.